tekereza ubyutse ejo bundi mu mwaka w'ibihumbi 2035 ukajya gushaka akazi wari warigiye imyaka myinshi, ariko wahagerayo umukoresha akakubwira ati ngo ibyo mwari mwasabye ubu biri gukorwa n'ikoranabuhanga mu minota mikeya. Ugasohoka ugafata telefone yawe n'ubundi ukongera ugafungura social media, hanyuma ugahita wibaza ati ese imyaka yose namaze kuri internet narigaga cyangwa narishimishaga gusa? Ako kanya ushobora guhita wumva kuri muri filime, ariko nuza kubumbura amaso ukareba iyi video yose uraza kubona ko ari hisirimo kwerekeza. Uyu munsi urubyiruko rwinshi rufite isi yose mu ntoki, kuko ngo telefone imwe ishobora kukugezaho amakuru, telefone imwe yawe ikakugezaho amasomo, telefone yawe ikakugezaho details zose z'akazi, telefone yawe ikakugezaho uburyo wakora ubucuruzi, ndetse ikakugezaho n'imyidagaduro. Ariko ngo nanone ishobora kugutwara amasaha yawe utari ubizi, kuko bakubwira ko ngo iyo ufunguye TikTok ubuzi ko ngo ugiye kureba video imwe, iyo ufunguye social media platform zihostinze amavideo ngo ubuzi ko ugiye kureba video imwe, ariko kugenda ureba video imwe iraza indi kaza, ugakomeza kuzamura indi kaza, ukaza gusanga hashize amasaha menshi cyane nawe utatekerezaga. Gusa ukuri nuko nguko nuko social media atari mbi, ahubwo ngo ikibazo nukuntu social media uyikoresha wowe, ukuntu ibitangiye kurya igihe cyawe wari gukoresha wiyubakira ejo hazaza aho kuyikoresha mu zindi nyungu z'ubuzima bwawe. Bakubwira ko ngo hari ikindi kintu kibaho, ngo uyu munsi urabyuka ukareba umuntu kuri interinete, umuntu ngo afite imodoka nziza, ukabona undi muntu afite amafaranga, ukabona undi muntu ari gutembera yasohotse, ukabona undi muntu yarubatse izina rikomeye kuri interinete, ariko wowe ugatangira kumva ko wasigaye inyuma. Ariko ntuburi kugeranya ubuzima bwawe n'ubuzima bwe, ahubwo ubugeranya ubuzima bwawe n'amashusho yahisemo kukwereka, wowe ugatangira gufata ubuzima bwawe ukabugeranya n'amashusho yahisemo kukwereka. Kandi ngo uko umara igihe kinini ureba abandi ushobora kwibagirwa ikibazo cy'ingenzi, ukibagirwa kuvuga ati ese njye nari ndimo kubaka iki. Ndetse ngo noneho ibintu ngo birushaho gukomera, artificial intelligence, aho ngo ikoranabuhanga rishobora kwandika rigatranslate cyangwa se rigahindura ururimi, rigakora amashusho, ndetse rigafasha gukora amaprogaramu menshi, aya mudasobwa, aya telefone n'ibindi byinshi, rikaba ryabasha gusesengura amakuru no gukora indi mirimo myinshi. Kandi ibi ntabwo ari byo myaka 50 iri imbere, ahubwo ni ibintu bidutegereje ubu ngubu mu minsi mikeya. Tekereza umuntu wakoraga umurimo runaka akawukora amasaha 8, ariko uyu munsi aho AI yabereye assistant yiwe cyangwa se aho AI isigaye imufasha, ntago akiyikora amasaha 8, ahubwo uwo murimo wahindutse usigaye ukorwa mu isaha imwe. Ese bivuze yuko abantu bose bazabura akazi? Oya, ahubwo bivuze yuko uburyo bw'imikorere bwo bushobora kuzahinduka. Ndetse bakomeza kukubwira ngo ejo hazaza umuntu ntago azaba ahatanira akazi n'abandi bantu gusa, ngo ahubwo ashobora kuzaba ahatanira akazi n'undi mukoresha mwiza, n'undi muntu ukoresha AI. Umuntu ashobora gukoresha AI mu ikoranabuhanga, ariko akagira gutekereza cyane, critical thinking, akagira guhanga udushya, innovation and creativity, ndetse akagira no kuvugana n'abantu neza, agakemura n'ikibazo neza, problem solving. Niyo mpamvu ikibazo atari ukwibaza niba AI izawe gutwara akazi, ahubwo ikibazo gikomeye ni ukwibaza ngo ese twe tuzaba twariteguye akazi kose kazaba gasigaye. Urubyiruko rwo mu Rwanda rufite amahirwe akomeye cyane, aho internet ishobora kuba ishuri, AI ishobora kuba umufasha, telefone imwe nayo ishobora kuba igikoresho cyo kubaka business cyangwa se kariyeri yawe y'ahazaza. Ariko ibi byose bishobora no kuba umutego niba tubikoresha gusa mu kureba ubuzima bw'abandi, niba tubikoresha twishimisha gusa. Kuko ndetse bakomeza kukubwira ngo ejo hazaza ntabwo bazajya bakubaza gusa ngo wize iki, ahubwo bazajya bakubaza ngo ushoboye gukora iki. Niyo mpamvu kuva uyu munsi ntugatume algoritime ya TikTok, algoritime y'imbuga nkoranyambaga zose ikubakira ubuzima bwawe. Ntugatume ngo AI gutekerereza, ahubwo ngo ugomba gukoresha ikoranabuhanga wubaka ejo hawe hazaza, bityo ugakomeza kubaka ahazaza heza hawe. Ni Rush-Up Media, naho tureba inkuru zikomeye zishobora kuzakubakira ubuzima bwawe bw'ahazaza mu rubyiruko rw'u Rwanda. Icyo tugusaba, kora subscribe, tuzongere duhure no muri video itaha. Urabona ejo hazaza haratashe, umutwe imitima turahaganze hejuru, turijwi risubiza buri muhamagaro. Rush-Up Media ivuga inkuru, Rush-Up Media izana icyubahiro, ihishwa abacecetse, ukuri muri buri jambo, inkuru nziza cyane wigeze kumva.